mo birandenga none mpisemo kukuririmbira none mpisemo kuvuga ibigwi none mpisemo kugushima. Ntafite aka kantu hano ngira ngo murabona ko unafite ngira ngo nawe yazamura akabereka murabona ko hano hari ukuntu Imana yabigenje. So rero Imana ishimwe cyane kuko yatwubakiye urugo mu kwezi kwa 10 ku tariki 27 Imana tugira neza twubaka urugo dukora mariage no gusenyeraho cyangwa se umunsi tugomba gushimiramo Imana ku byo yakoze. Uvuga ngo Imana yabashije gukora ibirenze ibyo twasabaga mu bukwe bwacu. Imana yabashije gukora ibirenze ibyo twibwiraga twebwe nk'abana b'abantu tutari gushobora. Muraho neza, ndabaramukije muri atandukanye abadukurikira aho muri abakurikirana RMO. Rero Imana ibahe umugisha ndi Rudasunikwa Merci Official. Ngira ngo umaze kuba umuryango mugari cyane, umuryango w'ivugabutumwa aho tucisha inyigisho z'Imana cyangwa se zivuga Imana buri munsi commanding your day, buri wa mbere muri Monday service, buri wa gatatu muri English service na buri wa gatanu muri encounter time. Ngira ngo benshi twagiye duhurira aho ngaho. Ikindi kandi duhagarariye n'icyo twita ngo ni teaching ministry, abayobozi bayo kandi tukaba turi abayobozi kandi ba reviving generation. So urumva rero ko Imana ntabwo itagize kugira ngo ise nk'iduha gukora umurimo wayo ifuri. Rero Imana ibagire neza. Hanyuma uyu munsi mbahaye kaze, gusa hashize igihe tutaganira muri mu biganiro bigaragara. Dukoresha ibiganiro bya commanding your day aho dusenga buri munsi, dusenga Imana cyangwa se duhurira muri ibyo biganiro. Rero uyu munsi tugize amahirwe yo kongera guhura. Ubu turi muri gospel talk. Urabizi ko dufite ibiganiro bine bica muri YouTube channel yacu ukuyemo commanding your day. Ni Monday service, commanding your day, hakazamo English service yo kwa gatatu na encounter time, hakaza n'icyo twita gospel talk. Gospel talk rero na cyangwa se let's talk gospel ni igihe tuzana umuntu runaka tukaganira akagira ibyo tuganizaho ku bintu runaka. Ariko uyu munsi dufite umushyitsi w'ingenzi cyane, ngira ngo bari kuri kamera zacu muramureba. Turamuha akazi, reka tumusabe yivuge hama dukomeze n'ibindi biri imbere. Umushyitsi tuguhaye karibu. Murakoze cyane. Ku mazina abantu bamenyereye cyangwa se bamenyereye kwita yitwa Yatutsiyeme. Nkaba ndi umukozi w'Imana, umuramyi muri make. Umuramyi, hari abaramya Imana mu bwizabutumwa, abaririmbyi, hari Imana mu gutanga bita ngo help ministry cyangwa se n'ibindi. Umuramyi muhe buryo? umuramyi mu buryo bwo guhimbaza Imana mu ndirimbo ndetse no mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Turamuzi cyane, ngira ngo Burundi niba ntibeshye, Abarundi ngira ngo baramuzi cyane Bujumbura ni Muyinga. Rero Imana ishimwe cyane, uyu ni umukozi w'Imana. Rero twishimiye kugira hano kuri RMO. Murakoze cyane. Hama Nyatutsi ninde? Nari ngwaje Nyatutsi ninde kugira ngo yenda Nyatutsi arubatse, Nyatutsi ni ingaragu, Nyatutsi akora iki mu buzima busanzwe. Byangira ngo ntacyo twaye kubaza n'ibyo. Ndi umumama, ndubatse, umugabo umwe. Ntabwo ari babiri? Umugabo umwe. Okay, usanga afite nka babiri batatu. So uyu ni umudamu wanjye. RMO akenshi ndagira ngo ntafite aka kantu hano ngira ngo murabona ko unafite, ndagira ngo nawe yazamura akabereka
murabona ko hano hari ukuntu Imana yabigenje. So rero Imana ishimwe cyane kuko yatwubakiye urugo mu kwezi kwa 10 ku tariki 27. Imana tugira neza tukaba ku rugo dukora mariage aho bita Nakuru muri Kenya mu itorero rya Abundant Ministry. Rero ngira ngo murakoze cyane. Uyu munsi icyatuzanye ntabwo ari icyo, ngira ngo abenshi barabizi ko twubatse. Rero twaje kugira ngo tuganire n'umukozi w'Imana, umuramyi. Urabizi ko akenshi n'umuramyi agomba kuba uririmba agira ate, yaduhana akaturirimbiraho bikeya, akaturamusa mu ndamukanye, kuko ngira ngo niyo indirimbo zafite, sibyo? Hari indirimbo zafite. So rero umuramyi meze bite, wadukishirizaho cyangwa yenda biracyari ibanga? Murakoze. Ntabwo ari ibanga, gusa reka turirimbe gatoya. Ineza n'ubuntu byawe Mana birantangaza, imbabazi n'urukundo byawe birandenga, nkabura amagambo nabivugamo, birandenga. Ineza n'ubuntu byawe Mana birantangaza, imbabazi n'urukundo byawe birandenga, nkabura amagambo nabivugamo, birandenga. None mpisemo kukuririmbira, none mpisemo kuvuga ibigwi, none mpisemo kugushima Mwami, urabikwiriye. Amen, amen. Arakoze cyane Aime. Bazi indirimbo ngira ngo niye, sibyo? Iyi indirimbo ye rero turashima Imana ko Imana gufasha. Indirimbo nziza ngira rero iramfasha. Ntabwo twari tutaramenyana, sibyo? Twari tutaramenyana, ariko ndashimira Imana yuko uri umuririmbyi kandi ufite impano. Ni byiza kugira impano nk'izo. Nta Aime ibyo bita kuramya byumva gute, iki kuri wowe cyangwa se umuririmbyi? Kuramya ni igikorwa cyiza cyo kuvuga ubukuru bw'Imana, cyo kuvuga gukomera kw'Imana, kwamamaza Kristo wakoze ikintu kidasanzwe mu buzima bwacu. Amen. Murakoze cyane. Uvuga ngo kuramya no kwamamaza Kristo, no kuvuga Kristo, sibyo? Numva ni byiza kabisa. Kuramya ni byiza, nanjye ndabikunda, gusa ikibazo sinzi kuririmba cyane. Gusa yenda azamfasha kumenya ko ubu nyine asigaye next ni Queen. Murakoze cyane. Twishimiye kugera no kuri RMO, tujya dutumira abantu tukaganira, ariko uyu munsi ngira ngo wowe ntabwo uje kugira ngo uhave, ngira ngo uze kuhava. Rero muri ino minsi rero Aime uzajya umfasha mu bintu byinshi bitandukanye, kuko Imana yatugiriye neza, itwubakira umuryango. Rero Imana ishobora ku muryango yatwaye. Ubu nta kindi twavuga, ni ugushima Imana. Tuje hano kugira ngo dushime Imana, tuvuge ko Imana yaduhuje, tunaganire. Murakoze cyane. Rero Aime n'ubwo tumusingiye se cyangwa n'ubwo tumuhamagara. Murakoze cyane. Ntabwo twishimiye cyane kuba umuvugabutumwa, agahora n'umuvugabutumwa, umuririmbyi agahora n'umuvugabutumwa.
baza ibintu bikomeye, yaza ibintu bikomeye. Rero yemeye no kumuha kaze umuryango mugari wa RMO. Rero Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, Yesu abagire neza. Imana ishimwe. Rero nishimiye kugira murakoze cyane. Rero mwumvishe Eme yatubwiye uwo ari we, nanjye ndishimye. Uyu niwe bita ngo Mrs. Me Mrs. Me cyangwa se madame wanjye. Dushimye Imana yatwubakiye urugo, umuryango mugari muri wa RMO, abatuje gusenga, ababanye natwe, abakoze ibishoboka byose. Uyu munsi tuzanye amashimwe ku byo mwakoze. Turashimira by'umwihariko abo tutareka kuvuga. Hari nk'umuyobozi wa Reviving Patrick udabanye natwe mu masengesho, arabizi cyane. Impamvu muvuze ni uko akenshi nawe akunda kuba ari hano. Turashimira umuyobozi wa Thy Father cyangwa se Thy Kingdom Come TV, Eric, yabanye natwe mu masengesho. Imana ishimwe. Tugazura. Turashimira umuyobozi wa Children Ministry Apollinaire, nawe abanye natwe mu masengesho. Mwakoze ibikomeye cyane. Uyu kugira ngo rwubakwe ni amasengesho yanyu, ni inkunga ikomeye mwatanze kugira ngo Imana itwubakire urugo. Turabizi neza yatangije umurimo mwiza muri mwebwe, niyo izawusohoza. Hanyuma rero natwe aho turi turahari kugira ngo dusapotingane, dukomezanye, hagire icyo Imana ikora mu buzima bwacu. Twese hamwe turabishoboye, cyangwa se twese hamwe turabishoboye. Haleluya, Imana ishimwe. Hanyuma ari ijambo ngira ngo mbasangize mu Befeso. Abefeso, reka durebe. Abefeso ni ibice 3:20. Reka niryo turi buganireho uyu munsi, cyangwa se niryo tubuganiraho. Abefeso 3:20 turarizi cyane, ariko reka turisomeho kandi bukeya. Twumve icyo Imana ikora ku buzima bwacu. Imana ishimwe. 3:20 Abefeso navuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Uyu ni umuntu tugomba gusengeraho, cyangwa se tugomba gushimiramo Imana ku byo yakoze. Uvuga ngo Imana yabashije gukora ibirenze ibyo twasabaga mu bukwe bwacu. Imana yabashije gukora ibirenze ibyo twibwiraga twebwe nk'abana b'abantu tutari gushobora. Muri make dufite amashimwe akomeye Imana yakoze. Haleluya. Rero aho muri hatandukanye, uyu ni umwanya mwiza kugira ngo dushimire Imana ku byo yakoze. Abadusengeye, abadusapotinze, abagize icyo bakora byose kugira ngo umuryango wubakike, n'imbaraga z'Imana zabashije kubakoreramo, cyangwa se zadukoremo kugira ngo hagire igikorerwa. Uyu munsi dushaka kubaganiriza cyangwa dushaka kubabwira, ni ukubabwira ngo Imana byonyine nuyizera hari icyo yakora. Haleluya. Uyu munsi Imana nuyizera hari ibyo izagucishamo bikomeye, bibasha guhindura. Hari ibyo izagucishamo byoroheje. Imana igenda itanga inzira kubera ko ni Imana ifite imbaraga. Haleluya. Ngira ngo Eme nawe arabizi hari icyo Imana yakoze uyu mwanya. Njye sinabivuga, ariko icyo mfite gusa mfite amashimwe, kuko Imana yaciye inzira mu bikomeye, yaciye inzira aho twebwe twabonaga. Biravuga ngo muri ibi yari biravuga ngo hirya no hino hari imisozi, imbere yacu hari inyanja, inyuma hari ingabo za Farawo, ariko Uwiteka arigaragaza. Twandasifiwe. Ubu natwe rero dufite amashimwe akomeye ku mirimo ikomeye Imana yakoze. Dufite amashimwe akomeye n'uyu munsi tugomba gushima Imana, kuko Imana yakoze ibikomeye ku buzima bwacu. Natwe nk'umuryango mugari wa RMO, nk'abahagarariye RMO, duhazanye amashimwe yo gushimira Imana, kuko Imana yakoze ibikomeye, natwe turishimye. Haleluya. Muzatubona hano kenshi, tuzaba turi kumwe kenshi, tuzaganira kenshi, ariko cyane cyane uyu munsi ni umunsi w'amashimwe. Haleluya. Ni umushyitsi tuzanye, ndetse wamaze kuba n'umusangwa.
azabasha kubana natwe, azatuganiriza amajambo menshi, azavuga byinshi kuri ino cano cyangwa se kuri runo rubuga. Ni ahantu tuzaganiramo byinshi. Uwiteka rero ashimwe ku byo yakoze. Hanyuma ndagira ngo nk'umuvugabutumwa ntabwo yagenda nawe atagize icyo avuga. Njyewe uyu ni umurongo nari mfite, ariko ndagira ngo nawe yawugenderamo akabushima Imana, kuko Imana yakoze ibikomeye, natwe turishimye. Haleluya. Amen. Nawe ngira ngo hari icyo yatuganiriza. Murakoze Imana mwiza cyane. Amen. Ijambo ni ryiza, ryaradufashije. Turashima Imana yatwubakiye, Imana yatugiriye neza, yaduhaye urugo rwiza, umuryango mwiza. Ego byari bigoye, ariko kandi imbere y'Imana byose birashoboka. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo ntitubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Ni ukuvuga ngo ibyo dusaba, iyo iduha ibirengeye ibyo dusaba, kuko bizi ibidukwiriye. Burya umuntu arasaba, ariko rimwe na rimwe ugasaba utazi icyo ukeneye. Ariko Imana yo ikareba mu mutima, ikareba ubuzima bwawe, ikamenya igikwiriye muri wowe, akaba ari cyo yarebye ikidukwiriye, aba ari cyo iduha. Ari ijambo natekereje mu buzima. Nubona ibintu bitandukanye, ntukikange cyangwa se ngo wicire urubanza, cyangwa se ngo wumve ko washyiriweho iteka. Ahubwo muri uru rugendo ibyo tugenda duhura nabyo ni ibirungo muri make byo mu rugendo. Ni nka kwa kundi ushobora guteka ibiryo ugashyiramo ibirungo bitandukanye, ugashyiramo iki n'iki kugira ngo biryoshye byabyo kurya cyangwa se bya biryo. Ni ukuvuga ngo no muri uru rugendo natwe kugira ngo bimere neza, kugira ngo duse neza, kugira ngo tube twebwe ba nyabo, tugenda duca mu bintu bitandukanye, ibyiza, ibibi, kandi ibyo byose ni kuri twebwe tubona ko ari nk'ibibi, ariko ku Mana byose ni byiza. Kuko ibyo utekereza kutugirira, nta jambo na rimwe nabonye ryanditse ngo ni bibi, ahubwo ijambo ry'Imana avuga ngo ibyo yibwira kutugirira ni byiza. Ni ukuvuga ngo byose ni byiza. Ibyo ubona ko ari bibi si bibi, ni amaso yabikwereka, ariko Imana yo ibona ko ari byiza. Muri uwo mwanya ubona ko bikwiriye gushikira kugira ngo bikuryoshye, bigukomeze, bikongerera imbaraga, biguhumura amaso, bikongerera izindi mbaraga zikomeye cyane, ubashe gukomeza urugendo. Rero ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba, ndetse n'ibyo twibwira. Ibyo utekereza, ibyo urimo kwibwira, hari Imana irengera ibyo byose. Hari Imana izi byose. Ijisho ryayo nta na hamwe ritabona, rirakureba uko umeze kose, uko uresha, uko usa, rirakuzi, kuko niyo yakuremye, niyo yagushizeho umugambi wayo gusa wonyine. Rero ntugire ubwoba, ntutinye mu buzima, uriho kubw'umugambi w'Imana, kandi ntabwo wabayeho kubw'impanuka. Ufite akamaro kuko uhari, uri umuntu uhumeka, uri mu mwuka w'Imana, kandi uri mu imbaraga z'Imana. Rero Imana ibaha umugisha cyane. Murakoze cyane. Imana ifite byinshi. Hari igihe kimwe umuntu agira akavuga ngo reka ubushake bw'Imana bube, bitewe n'uko hari challenges cyangwa se zimwe mu mpamvu, zimwe mu bintu ugeramo ukavuga ngo reka ubushake bw'Imana, let God's will, ubushake bw'Imana bwubaho. Ariko turashimira Imana ko ubushake bwayo bwabonetse. Uvuga ngo Imana rero kubw'ubushake bwayo ishobora gukora ibirenze ibyo watekerezaga. Haleluya. Ishobora gukora ibirenze cyane ibyo imiryango yatekereza, ishobora gukora ibirenze cyane ibyo nawe utekereza, kugira ngo yiheshe icyubahiro mu buzima bwawe. Haleluya. Uyu mwanya dufite amashimwe, niyo mpamvu n'ubu turi kumwe, n'ubu tuganira, numva gusa twasenga, numva gusa twabwira Imana ngo urakoze. Haleluya. Kubera ko n'Imana ifite ibikomeye, n'Imana irenze ibyo dukora cyangwa se irenze ibyo twibwira, kuko n'Imana ifite imbaraga kandi ishoboye byose. Haleluya. Imana rero bagire neza. Hanyuma mwakoze cyane ababanye natwe uyu munsi, mukomeza kutugaragaza ko turi kumwe, abari
hirya no hino hatandukanye. Remember cyangwa wibuke gukora subscribe na share. Ibiganiro byacu nagaruka kuri YouTube channel yacu. Imana ibagire neza, tubakunda cyane. Umushyitsi wacu cyangwa se umusangwa wacu yakoze cyane, karibu cyane kandi. Amen. Imana ibagire neza. Asante.